aka kabwa kitwa Fennec Fox. Mu moko yose abarizwa mu muryango w'imbwa, utu nitwo tunyamaswa duto ku isi, hamwe n'uburemere bw'ikiro kimwe ku kanyamaswa gakuru k'ubu bwoko. Gusa aka kanyamaswa kaba gafite amatwi manini cyane, aba afite uburebure bwa santimetero zisaga 15. Amatwi afasha mu kuringaniza ubushyuhe bw'umubiri w'aka kanyamaswa ahantu nk'ahashyuha cyane, ndetse no mu kumva cyane amajwi aturuka kure. Aka kanyamaswa gashobora kuryama amasaha agera kuri 16 kandi ku manywa, ubundi kakabyuka kajya guhiga ibitunga umubiri wako mu gihe cya nijoro, ku mpamvu zo kuzigama amazi yo mu mubiri wako, kubera ko ku manywa kirirwa kishe mu buvumo kaba karacukuye, kakirirwamo kikinze izuba ndetse n'ubushyuhe bwo mu butayu, ubundi kagasohokamo bugorobye aribwo igihe cy'akazi kako kiba kigeze. Mu butayu bwa Sahara utu tunyamaswa nk'utunyantege nke tugira imbogamizi zo guhigwa n'inyamaswa nini z'inkazi, zirimo ibitarangwe, impyisi, ibirura, inzoka z'inkazi ndetse n'izindi, nabyo biri mu bituma utu tunyamaswa twirirwa mu myobo yatwo amanywa yose. Mu buzima bwatwo utu tunyamaswa turya imbuto, nubwo biba bigoye rwose kuba zaboneka muri ubu butayu. Tukarya utunyugunyugu, udukoko duto nk'ibimonyo, intozi ndetse n'inshishi, cyangwa ahubwo tukarya amafi mato yo mu ruzi rwa Nile.